Turabaramukije inshuti bavandimwe ho mwerere hose mu mpande z'isi. Njye ubasuhuza ndi umuhungu wanyu Lion Damureri Manasi kuri mikoro ndabakunda cyane. Uyu munsi rero reka mbafashe cyangwa se nkomeze kugenda mbasesengurira ibintu bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu by'ukuri P.Diddy cyangwa se Puff Daddy mu by'ukuri ubundi yaba ari muntu ki? Ni igiki cyatumye akurikiranwa na leta kugeza ubwo noneho agiye gukatirwa urubanza rwo gupfa? Reka tubereke ibintu byinshi bigiye bitandukanye. P.Diddy cyangwa se Puff Daddy yaba yaragiye agura ahantu henshi yagiye hatandukanye kugira ngo ajya abasha gukorerayo ibirori bigiye bitandukanye, ndetse abashe no gukorerayo ibyaha bigiye bitandukanye nk'ibi ngibi agenda ashinjwa. Ibi byose tugiye kurebera hamwe rero, haba kugeza no ku babyeyi be. Turagenda tubisanga mu by'ukuri mu bintu byinshi nagiye mbakusanyiriza haba mu bitabo. Reka rero mbabwiye yuko ibi bintu mu by'ukuri ya P.Diddy akora yagiye abitahura cyangwa se abikura ku babyeyi be. Reka rero duhere ku kintu cya mbere. Ibi bintu byinshi mbanze mbabwire yuko mu by'ukuri P.Diddy ibi bintu byinshi yagiye akora yagiye abikura kuri nyina, kubera yuko ubundi umubyeyi niwe wakagombye kuba cyaha umwana w'umuhungu cyangwa se umwana we, ariko se aho yamariye gupfira agasigarana na nyina agatangira kumwimukana mu mazu agiye atandukanye. P.Diddy yagiye ahinduka ku buryo bukomeye cyane, aho nyina yamubwiye ati mwana wanjye nubasha kubona umuntu ariko kugendaho cyangwa se ariko gukurikirana mu by'ukuri ashaka kukugirira nabi, wowe uzamugirire nabi karindwi. Ahangaha rero nkuko ndi kubabereka P.Diddy ahangaha yari gusomana nyina ku umunwa. Mu by'ukuri ibintu ni ibintu bihambaye cyane. Ahangaha rero P.Diddy amaze gusomana nyina nkuko muri kubireba ku mafoto, yahise atangaza ati njyewe na mama wanjye turi single, nta bakunzi dufite, ariko tuba twibereye mu rugo twenyine turi kuhatwika birenze. Ati kandi niyo ngiye mu makarabu y'abamansuzi ngiye kwirebera uko mu by'ukuri abakobwa bafite ibibuno cyangwa se nyashi babyina, mama wanjye aramperekeza tukajya kuhatwika. Ikindi rero iyo ukurikiranye ubuzima bwa P.Diddy neza, bakwereka P.Diddy kuva ari umwana kugeza n'uyu munsi. Rero ubona yuko ubuto bwa P.Diddy kuva uko yavutse, uko yarezwe, uko yakuze mu by'ukuri abihambaye cyane. Bivuga yuko P.Diddy akiri umwana mutoya yagiye akura mu by'ukuri afite imyaka 3 nibwo papa we yapfuye. Bivugwa yuko rero papa wa P.Diddy hari abanyabiyobyabwenge bafatanyije diri yo gucuruza ibiyobyabwenge, hanyuma P.Diddy agasigara mu by'ukuri mu gihirahiro ubwo papa we yari amaze gupfa. Kuko mu by'ukuri nkuko bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bya byo P.Diddy yagiye atangamo amakuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko nabibabwiye. Izaba inzandiko twagiye dusoma ndetse n'ibinyamakuru twagiye dukusanya, ibyo byagiye bitangaza nuko P.Diddy yarezwe na mama we gusa, maze papa we amaze gupfa mama we atangira kumwimukana mu mazu agiye atandukanye. P.Diddy we nyirizina yavuze yuko papa we yapfuye afite imyaka 3 atamwimuka, kubera yuko rero papa wa P.Diddy akimara gupfa yapfiriye mu makaritsiye agiye atandukanye, ndetse mu by'ukuri bacuruzamo ibiyobyabwenge ku buryo buhambaye. Mama we yamwimukanye amujyana mu yindi karitsiye nziza kugira ngo nibura ahunga ayo mateka yuko papa we yaba yarishwe n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, kugira ngo arebe ko umwana we batangira ubuzima bugiye butandukanye n'ubwo muri Hollywood. Nibwo bagiye rero Mount Vernon, nibwo bageze Mount Vernon, nibwo P.Diddy mu by'ukuri yatangiye kubona yuko ibintu bihindutse n'ubwo yarakiri umwana. Ariko noneho na mama we yashakaga yuko umwana we akurira mu buzima butandukanye n'ubwo yavukiyemo. Ikindi rero cyagiye gutandukana mu bijyanye n'ibisobanuro by'ubuzima bwa P.Diddy cyangwa se ibintu byinshi byagiye biranga ubuzima bwa P.Diddy. Mama we yaravuze ati nubwo papa we apfuye nkaba musigaranye, ngomba kumujyana mu mashuri ahenze, ibyo papa we atabashije kungezaho umwana wanjye akazabasha kubingezaho. Kubera yuko rero P.Diddy mu by'ukuri yagiye mu mashuri ahenze n'ibiki. P.Diddy mu by'ukuri bitewe nuko mama we nta n'umugabo yari afite, rwose P.Diddy yagiye mu mashuri ahenze. Ariko noneho kuba P.Diddy yarakuze ari wenyine nta muntu umushyiraho igitsure cy'ababyeyi, kandi nyina yarakoraga utuzi turenga 3,
mu by'ukuri abantu bari muri Amerika bo barabyumva kuko iyo mvuze ibi ngibi hari abantu benshi baba badukurikiye bari mu bigo bigiye bitandukanye. Mama wa P.Diddy yakoraga utuzi turenga dutatu akora amashifti. P.Diddy noneho rero akimara kubona yuko mu by'ukuri nyina atamuha igitsure nk'uko yari kuba ari kumwe na se, P.Diddy yatangiye gucuruza ibiyobyabwenge akiri umwana mutoya, aho yanitangarije yuko yaba yaratakaje ubumanzi afite imyaka 12 yonyine. P.Diddy rwose yitangarije yuko yacuruzaga ibiyobyabwenge ku manwa, agacuruza ibiyobyabwenge na nijoro. Ayitangarije yuko kajugujugu zajyaga zibakurikira cyane zikabirukankaho ku buryo zibatunga igitoroshi ku buryo nta yabacikira. Icyo gihe rero ku muntu ucuruza ibiyobyabwenge, P.Diddy yavuze yuko wabaga ari umunsi mubi cyane, kubera yuko P.Diddy yabaga ashaka amafaranga bikomeye cyane. Afite imyaka 12 nibwo yatangiye gucuruza ibiyobyabwenge nk'uko nabibabwiye. P.Diddy rero akomeza atangaza yuko ku myaka ye 12 yonyine nibwo yatakaje ubumanzi, yaryamanye noneho ngo n'umugore w'imyaka 28. Guhera ku myaka 12 P.Diddy yari yaramaze gutangira gusambana, gucuruza ibiyobyabwenge ndetse no kubinywa. Kuva akiri umwana P.Diddy yatangiye kurwana ku ishuri. Kuva akiri umwana mutoya yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge. Ku ishuri rero hari umurwano yarwanye watumye P.Diddy abinyamaswa birenze. P.Diddy yarwanye intambara zikomeye cyane, ariko uwo munsi afite imyaka 13 yonyine yarwanye ku ishuri, ibintu birahagarara, abanyeshuri batangira gukora imyigaragambyo kubera P.Diddy wenyine. P.Diddy rero uyu nguyu uri gufungwa ndetse uri gukekwa ibyaha bigiye bihambaye, ibyaha bigera kuri 320. Tekereza kugushinja ibyaha 320. Yatubwiye yuko mu binyamakuru bigiye bitandukanye yatangaje yuko mama we yigeze kumutuma itabi ku muhanda, amuha amadolari 12. Ageze ku muhanda mama we amadolari yaramuhaye 12 ngo ajye kumugurira itabi, abarara baramufata baramukubita barayamwaka. P.Diddy yagarutse mu rugo ari kurira. Mu by'ukuri ageze imbere ya mama we aramubwira ati sindakwirukanye singushaka mu rugo rwanjye kuzageza unzaniye itabi ryanjye. Icyo gihe rero P.Diddy ngasubiye ku muhanda. Amaze gusubira ku muhanda asubiyeyo babarara habasanga, agenda arira rwose arababwira ati mumbabarire mu amafaranga njye kugura itabi rya mama renda kunyicanyirukanye mu rugo. Abarara banga kuyamuha ndetse baramukubita baramunoza. Asubiye mu rugo iwabo mama we amwiyama ko atazongera kugaruka mu rugo rwe atamuzaniye itabi yamutumye. Yaramubwiye ati mwana wanjye, nimba umuntu ashobora kugufata akamugirira ko kugirira nabi, wowe uzamugirire nabi inshuro 7, umukubita umukomeretse, umuvunagure ku buryo atabasha kwihorera, ndetse kandi uzamuha kabarore ku buryo atazongera kurwana ubuziraherezo. Rero nyina yaramubwiye ati ugomba kumenya ubugome buri ku isi ya nyayo ndetse n'ubugome isi ifite. Ubugomba gukubita umwanzi wawe ukamuremaza, ukamugira kajoriti ku buryo atazigera yongera kukwiyemeraho cyangwa se ngo akwangize cyangwa se akwangiriza imipango yawe. P.Diddy rero akimara kumva amagambo nyina mubwiye, P.Diddy yahise ahinduka inyamaswa ya burundu. P.Diddy uyu munsi mubona cyangwa se uyu munsi muri kubona mu nkiko, icyamamare cyagiye giteza umuziki w'abahanzi cyane babirabura imbere. P.Diddy uyu nguyu mwumva imico myinshi mugenda mumubonana yayitojwe na nyina, kubera yuko kuva ku myaka 3 yatangiye kurerwa na nyina, ndetse usanga mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bishinjwa P.Diddy ari ibintu byinshi yagiye abonera kuri nyina. Mu muryango wa P.Diddy rero, muri uyu muryango mu by'ukuri umusore uvuga kuri uyu mugabo witwa P.Diddy nawe ni umuhanzi, ni umuhanga, ni umuhanzi, araririmba, ariko nawe mu by'ukuri ibi byaha papa wari gushinjwa nawe biramukurikiranwaho. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2012 uyu muhungu arashinjwa yuko yaba yarafashe umukobwa ukora mu bwato bwa se. Ubwato bwa P.Diddy bwari burimo mutembera mu nyanja ya Mediterane. Hanyuma uyu muhungu we arangije afata uyu mukobwa witwa Grace, yaje kuba atanga ikirego kivuga yuko mu by'ukuri P.Diddy yaba uyu muhungu wa P.Diddy yaba yaramutoteje, ndetse akamuhamagara akaza ngo akamuha agacoti k'inzoga yakanywa, uyu mukobwa agahita asinzira. Uyu mukobwa atanga ikirego rero hamwe n'abandi bantu bagiye batandukanye harimo n'abari gushinja P.Diddy.
mu by'ukuri byaje kuba biteza urujijo kubera yuko abantu benshi bakomeje kugenda batangaza ko uyu mwana w'umukobwa atari ari muri ubu bwato, ariko haza kugaragara umuproducer ndetse ukorera na se ukorera n'uyu mwana indirimbo agaragaza yuko yaba uyu mukobwa rwose yaba yarari muri ubu bwato, kuko yagaragaje ndetse na video igaragaza yuko rwose uyu mwana w'umukobwa yari ari kumwe n'uyu muhungu wa P.Diddy. Rero uyu mwana w'umukobwa yaje kuba afata video, afata amajwi ari kumwe n'uyu muhungu wa P.Diddy. Uyu muhungu wa P.Diddy rero akomeza kugenda avuga ko we ibyo ngibyo bitamureba cyangwa se atabirimo, ariko amajwi yafashwe uyu mukobwa n'ikirego yatanzwe hari harimo mu by'ukuri agace kavuga ngo ese wandoze ngo ko wampaye agacoti kamwe nkumva mise ntubwenge. Uyu muhungu rero mu by'ukuri yahise yumvikana nawe ari urumva iyi voice note yafashwe bari kuvugana. Uyu muhungu yakomeje rero kugenda atoteza uyu mukobwa witwa Grace, ari nabyo byaje gukomeza kugenda bikururuka mu manza, ndetse uyu munsi uyu muhungu ibyaha papa wari kuregwa nawe ari kubiregwa just now, kuko mu by'ukuri yahohoteye umwana w'umukobwa ndetse amuhohotera anagaragaza muganga yagiye kwa muganga muri forensic laboratory yo muri Amerika muri California, akomeza kugenda mu by'ukuri agaragaza ahantu uyu muhungu yagiye amukandakanda amukorakora amugira ate. Ibintu bikomeje kugenda rwose bigaragaza yuko umuryango wa P.Diddy nawe ugiye gukomeza kugenda ujyamo ibibazo, nubwo P.Diddy nawe nyirizina ubwe atorohewe. Uyu mukobwa akomeza kugenda avuga ati ibi bintu byarambabaje rwose, akazi karananira, ndwara ama depression, ndetse bikaba bisobanura yuko bitewe nuko uyu mukobwa yaba yararetse akazi akarareka ibintu byamutungaga, mu by'ukuri bishobora no kuba byakururira uyu muhungu wa P.Diddy gucibwa kayabo k'amafaranga menshi cyane kugira ngo habashe gukurikiranwa mu by'ukuri ibintu bihambaye cyane. Uyu mukobwa rero yaje kuba agirwa umusazi, ariko Lily Jones cyangwa se umuproducer mu by'ukuri ukorera P.Diddy yari ari muri buno bwato, yagaragaje video yafashe, urumva yafashe video wowe atazi ko ibintu bizageraho, ariko nyuma yo kubona ko ikirego cyatanzwe yagaragaje video none yisobanura aho ibintu biri kugaragaza cyangwa se ko ibintu biri kugaragaza ko uyu mwana wa P.Diddy yaba yarahohoteye uyu mwana w'umukobwa witwa Grace. Bikaba rero bimusunikira kuzacibwa amadolari agera nko ku 700 cyangwa se 900 by'amadolari. Shobora kudafungwa of course kubera ko ari umunyamafaranga, ariko mu by'ukuri akaba yafatirwa kwa amafaranga y'amande menshi cyane. P.Diddy rero twiganirireho uyu munsi, tugaruke ku nama yacu. P.Diddy murabizi yagize uruhare rukomeye cyane muri uru ruganda rwa muzika, mu by'ukuri hari ibintu byinshi byagiye bimuranga. Noneho reka mbabwire rero ibintu abantu benshi bamugendaga iruhande, barimo n'aba bodyguard, barimo abantu bamuteguriraga ibitaramo, bagiye bavuga yuko mu by'ukuri P.Diddy yagiye agaragara ari umushurashuzi, ari umuntu usambana n'abandi bagabo. Umwe rero mu bodyguard yatangaje yuko kamwe mu kanya kashimishaga P.Diddy cyangwa se Puff Daddy mu by'ukuri ari uko yaryamanaga n'abaraperi ndetse bafite amazina akomeye cyane. We yanavuze yuko arimo amazina akomeye aho yavuze yuko ashobora kuba yararyamanye na Eminem, ashobora kuba yararyamanye nabo ba Jay-Z, ashobora kuba yararyamanye na ba Lil Wayne, ashobora kuba yararyamanye na Big Birds, ndetse mu by'ukuri bikomeje kugenda bivuga yuko ashobora kuba yararyamanye ndetse na bamwe mu bahanzi bo muri Afrika barimo Boy, bitewe nuko ni umwe mu bahanzi bakomeje kugenda bagaragara yuko bishimira Burna Boy ku rwego ruhambaye, harimo ba Wizkid, harimo ba Davido ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, wenda tukirwa dutangaza amazina hano. Ariko uyu mugabo Jendi yahoze ari bodyguard wa Kelly, bahorana mu by'ukuri bakomeje kugenda bamubaza atese mu by'ukuri wigeze ubona mu by'ukuri uyu mugabo cyangwa se P.Diddy asambana n'abandi bagabo? Ariko uyu mugabo rwose wo bodyguard wamaranye na yari bodyguard wa Puff Daddy igihe kirekire cyane, ariko yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri yaryamanye ngo n'abagabo benshi cyane.
none we yatangaje yuko uyu mu bodyguard yatangaje yuko mu by'ukuri P.Diddy yaba yararyamanye n'abantu benshi bagiye batandukanye muri runo ruganda rwa muzika muri Amerika, muri Afurika, muri Aziya, ndetse we guziwe mu by'ukuri byagaragazaga yuko ngo ari uko yaryamanaga ndetse n'abaraperi. Ariko noneho yaje gutangaza ikintu gihambaye cyane, aho yabonye boss we cyangwa se P.Diddy aryamana na Jaruru numwe mu baraperi bakaze cyane muri Amerika. Rero yaje ngo kuba we ababona n'amaso aho bagiye bagafata presidential room muri hoteli imwe muri California. Noneho cousin wa Jaruru yaza rero mu by'ukuri akinguye urugi, acitse uyu mu bouncer wari urinze. Rero mu by'ukuri amaze kuza uwo mubyara wa Jaruru asa nkaho aforushije kwinjira. Hanyuma rero uyu mubonsa amufashe amutuye kuri piano, Jaruru ndetse na P.Diddy basohoka mu cyumba bose bakenyeye amasuma ibyo byabarenze. Uwo mugabo rero mubyara wa Jaruru ashatse kwinjira mu cyumba bari barimo, P.Diddy na Jaruru mu by'ukuri banga ko babyinjira. None umva ijambo rikomeye cyane byagaragaje yuko basambanaga. Jaruru yahise avuga ati have wikinjira mu cyumba, habereyemo umwanda mwinshi, habereyemo amabara menshi, ibintu byahabereye ni danje, ntago uhinjiye byagushimisha. Tekereza nawe. P.Diddy rero bikomeje kugenda bigaragaza yuko hari ibirego byinshi biri kugenda bitangazwa, ndetse mu by'ukuri ibirego bibi cyane birimo gufata abana ku ngufu b'imyaka 13, birimo kurongora abagabo ndetse n'abandi bagabo. Harimo nk'umusaza waje gutanga ikirego mu minsi ishize avuga yuko P.Diddy yaba yaramufashe ku ngufu ubwo yaje mu gitaramo cy'ababosi. Ndetse uyu mugabo mu by'ukuri yaje kubatangaza yuko ibintu P.Diddy yaba yaramukoreye byaba byaramuteye ihungabana rikomeye cyane. Ibintu rero mu by'ukuri bikomeje kugenda bitangaza abantu benshi cyane, ni igihano yaba agiye gukatirwa. Benshi bari kuvuga yuko P.Diddy yaba agiye gukatirwa igihano cy'urupfu. Ese mu by'ukuri wowe wumva P.Diddy bitewe n'ibyaha ukomeza kugenda umwumvaho, ibintu ukomeza kugenda ubona ku social media, ibintu ukomeza kugenda wumva mu buryo butandukanye, abantu benshi bakomeza kugenda bibaza bati P.Diddy ubundi mu by'ukuri ubu agiye gukatirwa ibihe bihano? Ariko abantu benshi muri Amerika bamaze gutangaza, cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye byamaze kugenda byemeza yuko P.Diddy cyangwa se Puff Daddy cyangwa se Lavo agiye kuba yakatirwa igihano cy'urupfu. Ariko nyine bitewe n'akayabo k'amadolari atunze, kuko no mugwiza atunga no mujejeta faranga muri kira gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No mujejeta faranga afite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amazu, harimo ubwato, harimo ibirwa, harimo amahoteli, harimo studios, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bya P.Diddy bishobora wenda gutuma ashobora kuba yabishyira ku isoko byose uko byakabaye. Hanyuma P.Diddy akaba yagaruka mu ruhando, cyangwa se akaba yagaruka hanze, kubera yuko umungubu ari muri jail, ari muri gereza, kandi ariho nabi bitewe nuko usanga mu by'ukuri harimo no muri gereza harimo abantu bagiye bahura na P.Diddy ahanini, ugasanga nyine bikomeza kugenda bimubera agaterera nzamba. Reka rero dukomeze kubifuriza amahoro nshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpande z'isi. Ngewe ubategurira ibi biganiro kandi nkanabibagezaho mu buryo bunononse ndetse busesenguye, mu buryo tuba twakusanyije inyandiko zigiye zitandukanye kugira ngo tubagezeho ibintu birimo ubuhanga. Ngewe ndi Lion Damure Manasi kuri mikoro. Ndabakunda cyane, komeza ukora subscribe, like, share na comment kugira ngo uje ubu wa mbere mu kubona video zacu tugenda kwa updatinga umunsi ku munsi. Ciao, hasta la vista. We love you enough, ladies and gentlemen, everywhere you are worldwide. We love you so much. Bye. Ciao. Subscribe, like, share na comment. Then we stay in touch always. We loving live, we living cause we living live, we loving. I love you. Bye.